Haya basa mumeze mute bakunzi ba Mr Jingo. Uyu ni umunsi mwiza cyane n'ubundi tubazaniye byiza n'ubundi mwari mutegereje kuri no channel nkuko musanzwe rero mubimenyereye. Uyu munsi tugiye n'ubundi kubaganirira ku kiganiro twise Kubera iki cyangwa why. Hari ibibazo byinshi twibaza ariko ibyo bibazo mwe na rimwe tukabibura ibisubizo. Ariko hano iki kiganiro twakizanye kugira ngo tugerageze kubiganiraho dushake ese niki kibitera mu byukuri. Mbere yacu rero kuri kamera muri kubona umuvandimwe Frank tugwaye ikaze. Okay, yes amahoro nshuti z'Imana. Kiri ikiganiro ubundi cyatoranijwe n'Imana ndetse n'abantu. Ikikwemeza iki kiganiro kuba ugiye kukireba no kuri umunyabwenge. Nta musiko ureba ikiganiro nk'iki kiryoshye. Yes, uyu munsi dufite byinshi byo kubabwira, dufite usenda byitikira. Yes, dufite byinshi byo kubabwira kandi tubateguza mu minsi iri imbere ko tugiye kujya dukora amatuwa. Tugazenguruka tugasura. Nimba hari ahantu wumva twazajya utwandikiye muri comment. Tuhakwereke. Ku ikubitiro tuzajya Nyandungu muri parike. Marabyumva mute ibyo bintu. Ubundi channel yajije. Nagiye kuvugishwa kandi mvuga nokuri. Tuzajya Nyandungu muri parike. Ese Nyandungu muri parike urahazi cyangwa nahuze? Hari abantu batazi ngo visit Rwanda. Yigora. Kandi batuye mu Rwanda sha. Batuye mu Rwanda. Yes, visit Rwanda. Ku nshuro ya mbere tuzahera Nyandungu Park. Tutatembereza tubereka uko ibintu bimeze. Reka twinjire muri cya kiganiro cyacu twise why. Kubera iki? Ubuzima buri kwisi. Ese koko wemera ko ubuzima buri kwisi cyangwa ntago byemera? Okay, ikibazo cya mbere turakubaza ngo kubera iki umuntu yumva ko yakwica gakiza? Yiyibagije ko nawe yambaye umubiri upfa. Kubera iki? Mu buzima bwacu hari abantu bigize Imana, nako mu buzima bwawe nanjye. Hari abantu bigize Imana pe. Umuntu akigira Imana akumva adahari ntacyo wageraho, akavuga ati muri groupe yo mbuze ngiyewe ngo ntacyo bakora, ngo ninjye muri gendo uhari, ngo ndarenze, ngo reka mubwize n'ukuri mwana, ngo rugusuka ukubeshya pe, ngo ngiyewe niyo ngeze mu rugo. Ngo abana bose bahita bajya kuryama. Ngo urarenze, urenze heza. Arenga iki? Kuri kurenga abandi bahinguka. Ntabwo ari uko barenga nshuti yanjye. Wikumva ko wakwica ugakiza. Ese mu byukuri buriya ni nk'iki kibitera? Umuntu kumva ari akamana, kumva ari nk'umusozi. Ubuza ako kantu uhita unyibutsa umugore wa Louis XVI wewe Bufaransa. Louis XVI wo bita Marie Antoinette. Wagenzwe bataragera ishyanga. Buriya mu mateka naho tugerayo mu minsi iri imbere tuzajya tubakora n'ibiganiro by'amateka abantu bibihanganje, abantu bazi ngo bakoze ibintu birenze. Umva nimba uzi umugabo witwa Socrate banguka, tuzagira umwanya wo kumuvugaho. Ariko se turacyakubaza, nimba wumva ko urenze ukumva ugomba kugendera mu kirere hejuru, wumva uzamanuka ryari? Bro, sister, urimo urabyigana n'ibinyoni mu kirere. Ntabwo waremewe kujya gutura mu kirere. Manuka wicare ku isi, manuka utuze uturane n'abandi. Weho urifata wabona mugenzi yateye imbere ngaragukiranye atagukiranaze. Hari ukubwira ngo byukire muri chat kandi urara kuri WhatsApp wandikirana n'abantu. Ubundi ubwo nta kibazo uba ufite. Iyo wirebye neza ubundi utekereza. Weho nta kindi ukora ni ukwicara ukirwa uri kugenzura ibyo abandi bagezeho. Warangiza abana bagafashe ngo ye baba ngo bageze kuri. Warangiza ugashaka n'icyo wakora ngo badatera imbere. Ubundi nk'abise hasi. Giye buriya munanjye mu mutwe cyane. Byukuri nanjye nk'ubusesenguzi nakongeraho. Sanga buriya nk'ikintu gituma umuntu yumva ari akamana ari uko aba afite imitekerereze iri hasi. Negative. Ntabwo abazi niba mu byukuri nta undi muntu azakenera. Umunyarwanda yaravuze ngo ntangizi yigize. Ubwo bisobanuye iki? Bisobanuye ko inkingi imwe itagera inzu. Bivuga ngo ntabwo bavuga ngo uri kamara.
buriya hari ibintu ushoboye hari n'ibyo udashoboye, hari n'ibyo abandi bashoboye. rero ibyo bintu udashoboye abandi bantu nibo babigufasha. Ako kantu rero sasa, rero niwigira imana ugashaka kwica ugakiza, yego, ba bantu ntabwo bazaza kugufasha. mu kinyarwanda hajya bivuga mu cyo mu gifaransa, ni mu kinyarwanda cyo mu gifaransa ngo umuntu yigize jorokoni nyirandabizi sha. Ariko rero nimba nawe ubizi ko wigize akamana ahantu ushaka ko bagupfukamira bakagusenga, icara wige, ntabwo byakunda. tuza rwose. Ku isi habaho action and reaction, icyo uhaye abandi nawe nicyo baguha. Nimba ushaka ko bagufata nk'akamana, ushaka ko bakubaha, tangira wige kubaha wa wundi muto uciriritse, ubona ko aciriritse, n'umwubaha abandi nabo nibwo bazakubaha. Ni ukuri pe, njya nkunda abanyabwenge. Umunyabwenge afata umwana muto cyane, muto rwose ubona ko naho bahurira, akababwira ati rega ni wowe umunyabwenge w'ahazaza cyane, umuto azasimbura umukuru cyane. Yes, reka twigire ku kibazo cyacu cya kabiri. Kubera iki wabana n'umuntu, ndasubiramo, kubera iki wabana n'umuntu ufite icyo umuryaho, uri ikirondwe kiri ku nka cyangwa ku mbwa? Abantu benshi hano hanze baravuga ati reka, sinzi nimba ari ku bakobwa gusa niho nkunda kubibona, ngo uriya musore ngo reka nemere mbane nawe, afite amafaranga, ngo ngiye gushaka igisaza kiyafite, ngo kizapfa mite nsigarana imitungo. Yewe babyita gukura amenyo. ugeze akaba ariho upfa mbere. Ngizo ukuri, ahangaha barimo kutareba neza. njye nibaza ikibazo ngo buri gisubizo, ageze akaba ariho upfa mbere, byagenda bite? Ubwo nyine gahunda ye ibiburijwemo. Ese uramutse ugezeyo ugasanga imitungo wari ukurikiye yose nta niyo afite, nta kintu na kimwe afite, cyangwa yanditse ku wundi muntu. hari niricross hari umuhanzi wo bita Akon, ni Akon niricross, ni Akon, bivuga ngo ari umusheri yari afite. Rero umusheri bagezeho nyine bayagirana amakimbirane, ariko biturutse kuri uwo mugore, kugira ngo batandukane, noneho bagabane miliyoni, yumva ko azabona miliyoni 100 z'amadolari. Hanyuma rero divorce koko barayisaba, bayisabye bagiye kuri konte, basanga konte iriho $10,000 by'idolari. Ari mafaranga yose ari kuri konte ya mama we, imitungo yose yanditse kuri mama we. Nanone undi mukinnyi wabikoze no bita Hakimi, Ashraf Hakimi, ewe rwose banamwitiriye nyine ibyo bintu. Yakoze ikintu gikomeye ku mukunzi we, birangira batandukanye. Yamuvumbuyemo nyine umuryi, bundi mu cyongereza bamwita gold digger, ngo umucukuzi wa zahabu. Nuvuga ngo hari abantu baba bashaka kurya abandi, badashaka kubafasha ngo babakunde bya nyabyo, bababe hafi mu rugendo rw'ubuzima, ariko ahubwo bashaka kubirira gusa. Buriya niyo mpamvu buriya n'abastari bigorana kubona umuntu bakundana. Buriya byaba byiza ukundanye n'umuntu utari wanamenyekana, buriya nibyo byiza. Yuri umustar ariko oya utaraba umustar, uko no umustar umuntu uzaza bimurangira inama ngo nshaka umukunzi. Buriya iyo uzwi umuntu wemera ko mukundana, hari inyungu bagushakaho, yego, kugira ngo ubone urukundo rwanyarwo biragorana cyane. Hari filime nziza cyane nakunze yitwa Coming to America. Yakinwe n'umugabo bita cyangwa kujya muri Amerika. Yakinwe n'umugabo bita Eddie Murphy. Ni umukinnyi ukomeye cyane wo muri Amerika. Mu Gifaransa bayise Un Prince à New York. Ubwo no mwana igikomangoma i New York. Bago rero uwo musore yari igikomangoma, yari umwana w'umwami. Hanyuma kiragera papa we akajya akoresha amarushanwa nyine yo gushaka umukobwa uzamubera umukazana. Hanyuma umusore abona ibyo bintu ntabwo ari byo pe. Aravuga ati ubuse umuntu uzatsinda aya marushanwa mu by'ukuri azaba nkunda. Nicyo kibazo. Umuhungu ahita akora umugambi wo kumucika papa we. Hanyuma amucitse yahise ajya muri Amerika.
noneho urumva ise nyine yari umwami wo muri South Africa cyangwa muri Afurika y'Epfo, kandi umwami bafite imbaraga zikomeye cyane. Hanyuma itashyiraho gahunda yo kumukurikirana ngo bamugarure mu rugo. Bagenda ahantu hose ku isi yose bamushakisha, kiragera bavumbura ko ari muri Amerika. Rero uwo musore ageze hariya muri Amerika, yishyize hasi, yicisha bugufi, yemera kuba umukozi wo mu rugo. Uri kumva? Umwana w'ibwami. Ari umwana w'ibwami. Iyo filime ubwo uzayirebe, n'abantu badukurikire bazayirebe. Umwana w'ibwami. Filime nziza cyane, nk'abantu bashaka kubaka urukundo rufite ireme, rutarimo ibintu by'uburyarya, ibintu by'ubutiriganya, bakwiriye kureba iyo filime. Nabonye na Rukera yisobanuye, nk'abantu batumva icyongereza bayireba rwose. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe ahageze muri urwo rugo harimo umukobwa. Urumva yari umukobwa wa bosi we. Hanyuma umusore abona uwo mukobwa ni mwiza, yumva yamugira umugore. Hanyuma bakajya basohokana, bakagera nk'ahantu hari umuntu ufite nk'ibibazo, babandi baba basabiriza, bafite ibibazo bitandukanye. Hanyuma akamwereka umutima mwiza, akaba yamufasha, akamuha nk'udufaranga. Yabikoreraga iki? Kugira ngo uwo mukobwa abone ko ari umuntu muzima. Hanyuma igihe cyarageze, bavumbuye ko ari kuri uwo muryango. Umusore ahise amenya ko bamuvumbuye, yahise yiruka aracika n'ubundi. Hanyuma bageze aho ngaho mu rugo, nyine barabisobanura, baravuga bati twebwe turi umuryango w'ibwami, ndi gushaka umwana wanjye. Hanyuma umukobwa amenye ko wa muhungu yari umwana w'umwami, yahise abacika n'ubundi amwirukaho. Aravuga ati burya wa muntu yari igikomangoma, Prince yagiye gukora akakarya rugo. Mu by'ukuri rero iyo ni filime nziza yerekana ko buri muntu ugukundira icyo uri cyo cyangwa icyo ufite, ntabwo mu by'ukuri aba agukunze, ahubwo yakagombye kugukundira uwo uri we. Yes. Ndumva tuzabana abakunzi urakoze kungira inama kuri iyo nama umpaye cyane. Ndaje nshaka umukunzi naraba umusitari. Gira vuba ahubwo. Ndacyari umwana. Nashaka umukunzi nkamumaze iki koko tutabeshye. Ukamukunda nyine. Yes aya rero ubwo rero nimukabe nk'ikirondwe kunka cyakumbwa. Kunda umuntu udafite ikindi mukurikiranyeho, ahubwo ari ukunze gusa. Kuko niba usanga ari we ukunze gusa, ukagera muri bya bindi afite, ntabwo bizaguhuma amaso. Ngo bikwibagiza urukundo mukunda. Ibintu bijya byibagiza umuntu ndetse n'ibihe byibagiza umuntu. Iyo umuntu afite amafaranga menshi cyangwa se afite ubukene bwinshi, aribagirwa. Njye nkunda Salomo aravuye yabwiye Imana ati uzandinde gukena. Dawidi uzandinde gukena kugira ngo nazatukishe izina ryawe. Uzandinde no gukira cyane kugira ngo nazakwibagirwa. Ngo Uwiteka ni iki? Mana we, kira ni icyifuzo cyiza cyane. Ni icyifuzo cyiza. Ikibazo cya gatatu kibaza ngo kubera iki ugenda unsebya? Hari abantu bagenda badusebya, hari abantu bagenda bagusebya. Reka nsome iki kibazo nyirangize. Kubera iki ugenda unsebya ngo narakunaniye kandi ngo narananiranye? Ese koko narakunaniye cyangwa ni weho wananije? Ubwo se n'igihe wananiranye cyane weho wananiranye? Ibaze nawe, umuntu agenda agusebya ngo waramunaniye. None haba ari kugusebya ni mu nshuti ze, akarenga kaza no mu nshuti zawe. Tuvugisha ukuri, uwo muntu niwe wamunaniye cyane niwe wakunaniye? Tuvugisha ukuri, nsubiza. Wewe uri kumurikira, nsubiza. Uyu muntu niwe wakunaniye, niwe wamunaniye niki? Njya nkunda indirimbo neri ngabo ngo reka itara ryanjye ryaka. Niryabuze ryawe kwaka. Umugati wawe urahari. Nukuri pe. Ni gute ifata ukagenda usebye umuntu? Urugero njya nkunda kubibona,
njye nkunda kwibona ko bitwa aba ex, abantu bakundanaga bakaza gutandukana bakaza akagenda ati uriya muntu nta kintu kimurimo, nta kintu rwose ndakubwiza ukuri, akagenda ati n'ubundi anutse inkweto, nta gasore kagakeneye, kandi wari waramukunze sha, kandi yaragukunze akajya aranagusengera egora. ariko se buriya nkubaza, iyo usebeje umuntu wungukira he? Ese ubona ari iki kibitera? Mbwiza ukuri, wowe nkurikiye ubona ari iki kibitera? Cyangwa se ni bimwe umuhanuzi yahanuye aravuga ati mu minsi ya nyuma y'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja, abantu bazaba bakunda imiya batikunda, badakunda na bagenzi babo, bikunda badakunda bagenzi babo. Ese ibi bintu ni igihe kisohoye cyabyo? Bizarangira ryari? Cyangwa se bizarangira vuba? Dutegereze mu igisubizo. Wewe ubyumva utera? Abantu bafite ikibazo pe. Iyo tuvuga ngo abantu bafite ikibazo ntabwo ari bose, hari abantu b'inyangamugayo, ariko mu by'ukuri muri rusange usanga ko abantu basigaye barahemutse, nta muntu ukizera undi, nta muntu ukiguma ku isezerano yagiranye n'umuntu. Abantu mbese babishakira imiya nk'uko wabivuze, babishakira inyungu gusa. Ubwo rero impamvu abagusebya nuko inyungu yagushakagaho abatakizibona, niyo mpamvu. Cyangwa bagira ngo akuzimye. Nibyo nabyo birimo. Ase ndibaza kuzimya umuntu no kugenda umuvuga kahese. Njye hari ikintu kimwe njya mbona, ugasanga umuntu arimo arirukanka muri social media. Hari ibiganiro njya mbona ku ma social media, singiye kwigira umujyanama cyangwa umukansara, ugasanga umugore atandukanye n'umugabo, sibyo? Noneho aho kugira ngo umuryango nyarwanda ubegere, ubunge bongere babumwe, bakaza muri social media bakirwa babivuga, nkawe ujya kuvuga utwo tugambo uvuga iki? Icyo ngiye nkubaza, uri muri social media uragenda uvuga umuntu ngo suriya ngo baratandukanye, ibintu yankoreye noneho ngo nabaho ngo nabo sibo babona, ngo ntabwo nzi ko nabo byababaho, nk'uko uvuga iki? Tutabeshye. Byari ikintu njya nibaza, iyi si turimo niyo yasaze cyangwa twebwe bayirimo nitwe twasaze? Iyi si ntabwo yigeze isara. None se ko byancanze umuntu nkaho yakakwegereye, hari ikindi kibazo njya nibaza, umuntu ukamugisha inama ufite ikibazo pe, aho kugira ngo akayikugira akasubira inyuma akagenda akuvuga kandi ariwe wabwiye wenyine, ukibwira nanditse itangazo ndishyira ku muhanda. Urari igikorwa umuntu ashobora gukora bakavuga ati ibintu ntibizigera biguhira, kuvuga ko utinya imodoka utazigera ugenda mu modoka cyangwa utazigera uhura nayo, ukajya kwihisha muri Nyabugogo. Ibyo ntabwo byakunda, ukajya kwihisha muri Nyabugogo muri gare, ibintu bitashoboka. ugiye kwihisha imodoka muri gare ngo zitazakugonga, ntabwo bizigera bibaho. Abantu nibareke gusebanya, ahubwo bajye bimanana. Ese kwimana umuntu no kumurinda ukanga ko aseba mu bandi, kumwimana, twimanane. Yes. Ikibazo kindi kirabaza ngo so na nyoko baraguta cyangwa se umubyeyi wawe araguta. Reka ngaruke kuri aka kantu. Hari igihe munyura mu buzima bw'ubukene, umugabo cyangwa umugore bagatandukana, bahunze ubukene. Umubyeyi umwe, reka wenda mfate akenshi kuba mama, nibo bakunda kuruhira ku bana babo, agasitaragoringa n'ababana, akabarera bagakura. Noneho wa mwana babona bakuze, wa mugabo wabataye bakiri impinja agahita yumva arabakunze, akagaruka sha ati abana banjye bageze haryoshye, ngo nje kurya ku mbuto. Ibaze nawe mbwiza ukuri. Ikibazo cyavuga ngo so na nyoko baraguta bazi kutazabaho cyangwa ngo uzakura, ariko ukaba ugakura. Noneho babona umaje kugafata, hari ikintu umaje kugeraho, ibiceri byaratangiye kuza, bagatangiye bakakugarukira. Wari uzi n'ikindi, nta mukene ugira mwene wabo. Nimba mbeshya babyandike muri comment. Birababaza. Nta mukene ugira mwene wabo. Ati gute?
umuntu agira mwene wabo kuko afite icyo bamukuraho. Nicyo cya kibazo kimeze nk'icyo twarangije mu kanya. Abantu benshi bameze nk'ibirondwe. N'ubu ngubu hari umuntu ubizi neza uri kureba iki kiganiro uvuga ati njyewe rwose bene wacu mbabona iyo nabatirishije, iyo nakoresheje ikirori, iyo napfushije iki n'iki. Nicyo gihe mbabona gusa. Nibwo mbabona pe. Noneho n'abajya kubyica bakazana abafotogarafe. Rwose fotogarafe, amafoto yose yafotore, abantu bose bafotore. Uzi impamvu bafotoresha se? Kuko batazongera kubabona. None se nk'ubu tutabeshye, ubundi baravuga ngo hari ahantu hatatu umuntu agomba gusura mu buzima. Ku irimbi, muri gereza no mu bitaro. Aho hantu isaha ku isaha wajyayo. Ariko se nimba ari aho ngaho umuntu agomba gusura hatatu mu buzima, kuki udasura mwene wanyu? Yegora. Murumuna wawe atsinda ishuri akabura minerivare ry'amamiliyoni, ukamwima n'amafaranga yo kujya ku ishuri. Nyamara wabona arangije kwiga ameze neza amaje kubona ibiceri, ugatangira nawe byaragucanze waraho. Buriya ni umuvandimwe wanjye. Buriya ni umuvandimwe, ni umuntu wanjye. Turavukana. Ugatangira umwihamagarisha ngo ndi mukuru we. Ugatangira wohereza y'abana ngo muzajye kwa dadi, ngo muzajye kwa so wanyu. Ukumbure murashaka iki? Imbabazi. Niko wajya umenya gutegura ibihe byawe. Niyo ndi kubwira. Nimba uryamanye amamiliyoni kuri konti, bene wanyu cyangwa se abaturanyi bawe bakaba baraho bari kwicwa n'inzara, hari ikindi kintu cyo cy'imbabazi. Ugafata 150 ukajya kubitanga mu rusengero, ukabishyira pasiteri waraye uriye mu rugo umuturanyi wawe ubizi neza abana be nta kintu na kimwe bafite. Nk'ubu bubara bo watekereje pasiteri aba yaramanipiye bese bakumva ko bari gukorera Imana. Noneho bazi ngo gukorera Imana no gushyira pasiteri. No suko se njye sinzi nimba ari uko mbyumva ariko mu byumva. Oya ariko niko bimeze. Umuturanyi nimba ashonje umugaburi. Yes. Ngo Yesu ngo bazababwira ngo ubwo nari nshonje ntimwangaburiye. Ubwo nari mu nzu y'imbohe ntimwansuye. Ubwo nari ndwaye nabwo ntimwangemuriye. Mumubaza ati ryari mwami? Ati ubwo mutabikoraga babandi bari baciriritse bato muri mwe. Ubwo se njye nzahera he mvuga ko mbazi? Niyo mba ufite 5,000 ugiye kubishyira pasiteri, ukanyura ku muntu wishwe n'inzara akakuba ati masenyes, ugafatiraho ukiruka ngo ugiye kuyatura. Long mind. Hera kuru cyangwa se yagabanyemo kabiri, uyaho ngo na pasiteri umuhe icya kabiri. Hari ubwo azaguteze ngaro ngo wamuhaye make. Nta nubwo azabimenya. Njye mba mfite umujinya. Ubundi nzabashakira inkoni. Mba mfite umujinya uko ndeba. Nzabashakira inkoni. Niyo mpamvu yicano yaje, no kugira ngo dukangura abantu tugarure ubumuntu mu bantu. Ko abantu barahindutse babaye abandi bandi. Abantu rero bagomba kugarura gatima impembero, bakongera bakagarura ubumuntu, bakamenya ko umuntu ari nkundi, kandi umuntu ugukenera uyu munsi ejo ushobora kuzamukenera. Birashoboka. Umunyarwanda yaravuze ngo ubuzima ni gatebe gatoki.